iyo ushaka kumenya icyo Imana ivuga usomera ijambo. Iri jambo ndashaka kubasobanurira. Abantu benshi bakunda inyigisho, habwira ntariko gukunda inyigisho rero buriya nabyo ni byiza, simbabuza gukunda inyigisho, ariko mujye mukunda kwigaburira, sibyo? Wifatire Bibiliya, kuko iyo uyifashe ukayisomera wowe ubwawe, nufata iminota 15 ku munsi systematically, mu mwaka uzajya urangiza Bibiliya inshuro imwe. Jewe narabikoze ndabizi, ibyo mbabwira ntabwo ari ibintu by'amagambo. Bibiliya amaze kuyisoma inshuro zirenze 44, kuko kugira ngo nkizwe nayisomye gatatu, kandi maze imyaka 41 nkizwa, kandi buri mwaka ndayisoma nkayirangiza. Ndayizi ko ndayisesengura nkayiga, narangiza nkakora iki, nkarayininga ubuzima